turabashuje inshuti za BYAMAVUTA TV n'ibisanzwe turi kuri BYAMAVUTA TV. Yesu je kuvuga noneho umugabo ukomeye, umugabo bita Yesu. Niki kibujije abantu kwizera uyu mugabo? Niki kibujije abantu gukurikira uyu mugabo? Niki gitumye twizerera mu bidafite umumaro? Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo ntago mbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye mwuka wera. Mwuka wera ni uzaba muri mwe, muzabasha gukora imirimo n'ibitangaza. Niki gitumye twizerera mu bidafite umumaro, tukizerera mu mavuta, tukizerera mu naberetse amavuta, tukizerera muri zubuda naberetse ngo na amavuta abubu biringiye, tukizerera mu mazi no mu byondo. Abantu benshi baribeshya ngo bari gukora ibimenyetso bigaragara nk'uko Yesu yakoraga. Yesu cyatumye hari igihe yafata gutwonda agasiga ko ari umumye akareba, cyari ikimenyetso cy'uko ibintu yiremeye byose bimwumvira. Ariko twebwe yatubwiye ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo bana banjye simbasize nk'imfubyi, mbasigiye mwuka wera uzaba muri mwe. Uwo mwuka wera nabamanukira, muzabasha gukora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo mwuka wera yamusize muri twe kugira ngo turambure abantu h'ibiganza bakire, kugira ngo twaturireho abana amagambo bakire. Ariko ntabwo yatubwiye ngo twizerere mu mavuta, ngo twizerere mu mazi, ngo twizerere mu bindi. Yaratubwiye ngo mbasigiye mwuka wera muri mwe, ngo kandi uwo mwuka wera nabamanukira, muzakora imirimo n'ibitangaza. Uyu mwuka wera wenyine ari muri twe. Icyatumaga Yesu akoresha ibi bimenyetso, yagira ngo atwereke ko ibyaremwe byose ari we wabiremye kandi ari we ubigenga. Ntabwo ari ukugira ngo atwereke ko bishobora gukora imirimo n'ibitangaza muri twe, ahubwo ni ukugira ngo atwereke ko ibintu byose bimwumvira nk'umwami, kugira ngo atwereke ko ibintu byose bimwumvira nk'umuntu wabyiremeye, kuko nta kintu na kimwe cyaremwe ngo uwo jambo aticaranye n'Imana. Haleluya. Twebwe rero icyo twasigaranye, icyo yatubwiye mwuka wera. Nta kindi kintu yigeze atwizeza. Yaratubwiye ngo mwuka wera ni uzabamanukira, mwuka wera nabamanukira, muzakora imirimo n'ibitangaza. Ibindi byose ni ukubeshya, mwuka wera yari muri twe, turategeka ibintu bikemera. Mwuka wera yari muri twe, tubasha kuramburamo abantu ibiganza bagakira. Mwuka wera muyobozi, mwuka wera wenyine. Murakoze Mana, turagushimye. Tugiye kumva ijambo ryawe rigira aho ridukura naho ridushyitsa, rizabasha kutugeza mu bwami bwo mu ijuru. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Tugiye kureba ijambo ry'Imana dusanga muri Luka 8 n'ubundi 20 nakavuga ngo Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yinjirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi ajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha, haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri hehe? Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Twakire neza ijambo ry'Imana. Mbasa ni ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaturishije. Yesu yagendanye n'izi ntumwa ze, izi ntumwa za Yesu yigeze ababwira ijambo rikomeye ngo mwebwe murahirwa kuko mwabashije kumenya ubwiru bw'Imana, kuko muba ku birenge byanjye. Arababwira ngo mwebwe murahirwa kuko mwarerewe ku birenge byanjye. Natwe abarokore rero turahirwa kuko twabashije kumenya imikorere y'Imana, kuko twabashije kugira uyu mwuka wera. Izi ntumwa rero zabaye ku birenge by'Imana, izi ntumwa zabaye ku birenge bya Yesu, izi ntumwa zagendanye na Yesu, izi ntumwa zasangiye na Yesu, izi ntumwa zararanye na Yesu, ariko zibura ikintu kimwe, zibura kwizera. Haleluya, zibura kwizera. Ngo bari mu nyanja, bari mu bwato, ngo amazi
amazi arihinduriza, umuyaga n'umuhengeri biba byinshi cyane, ngo birabazunguza cyane baratinya. Ngo ariko Yesu we yari yisinziriye. Mu bigaragara nta nubwo Yesu yari asinziriye, ahubwo yashakaga kureba kwizera kwabo bagendana, yuko bamumenye kandi bamusobanukiwe. Ariko arasanga nta kwizera bafite. Nk'uko icyo kibazo urimo, ubwo burwayi urimo, n'igipimo ngo arebe ko kwizera kwawe aho gushyitse. Yigeze yavuga ngo mbese ngo ninde wakoze ibyaha igihe yahumuraga ngo ni ababyeyi be ngo cyangwa arababwira ngo hoya ngo ni ukugira ngo imirimo yanjye igaragarire muri we. Ndafashijwe ngo ni ukugira ngo imirimo yanjye igaragarire muri we. Icyo kibazo urimo ntabwo ari ikibazo cyo kukwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire mu kibazo urimo. Ubwo bushomeri urimo ntabwo ari ubushomeri bwo kukwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire mu kibazo urimo. Ntabwo ubwo bupfubyi urimo ntabwo buzakwica, ababyeyi tuzakuba hafi, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri wowe. Ukugutinda ku musozi wo gushaka, ukugutinda ku musozi wo gushaka ndetse n'ubupfakazi ufite, ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri wowe. Komera ushikame, ahubwo ni iki kiguteye kubura kwizera? Ni iki kiguteye kubura kwizera uyu mwami? Ni iki kiguteye kumera nk'izi ntumwa? Umuyaga urimo guhuha mu buryo ntazi ngewe, mu buryo butandukanye, ukaguhuhira iburyo, ukaguhuhira ibumoso, ukaguhuhira imbere, ukaguhuhira inyuma, wareba no hirya ukabona nanzira. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nicyo kibazo nikigutera ubwoba na rimwe, nikigutera ubwoba, nikigukange. Icyo kibazo urimo nikigukange, ngo nuko Yesu arashaka kureba kwizera kwacu. Yesu arimo kureba kwizera, ariko ntago ari ikizakwica, ahubwo nikizatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo Yesu yari yisinziriye, nk'uko ureba ukavuga ngo ariko Mana urahari, uranzi, ese iminsi nasenze. Oya, Imana irahari kandi si uko yakuretse, ahubwo kuba utinze muri icyo kibazo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri icyo kibazo. Ngo nuko Yesu baramukangura cyane, bari bataye ibyiringiro. Nk'uko nje kukubwira ngo wite ibyiringiro, bari bataye amahoro, babanje no kwirwanirira. Uye wikwirwanirira, oya nshuti yanjye, oya mukunzi wanjye, wikwirwanirira, ahubwo bwira Imana ikugwanirire mu kibazo urimo. Wirwaniriye watagangara, wirwaniriye imbaraga zashira, wirwaniriye ntiwakivamo. Izi ntumwa zarabanje zirirwanirira, zirabanza ziragashya, abamato baragashya cyane nk'uko nawe uri kwirwanirira. Ariko babonye bikomeye ngo barangije ngo baribwira, bibuka ko bari kumwe n'umugabo ukomeye. Niki kiguteye kwibagirwa? Ibuka ineza y'Imana, ibuka aho Uwiteka yagukuye, ibuka ibyari bikomeye birenze ikibazo urimo. Wibuke ko yagutabaye ku munota wa nyuma, wibuke ko wibwiraga yuko birangiye ariko akahaseruka. Ndafashijwe. Wibuke ko yahaserutse. Ngo nuko bamaze kwirwanirira, babonye ibya, nibwo babonye kwibuka imbaraga z'Imana. Ngusabiye kutibagirwa. Ngarangije Yesu arahaguruka arabareba, ngacyaha umuyaga n'umuhengeri, acyaha amazi. Ngo bangiye birangije biratuza, nta kibazo gishobora. Uwacyashye umuyaga ukamwumvira, uwacyashye amazi akamwumvira, uwatumye amahoro atuza, ntabwo yananirwa gucyaha ubwo burwayi bwawe. Uwaturishije inyanja ntabwo yananirwa kuguha akazi, uwaturishije inyanja ntabwo yananirwa kuguha umugabo. Icyo kibazo urimo kibwire Yesu wenyine, aragiturisha. Arangije ababaza ijambo ryiza cyane, arababaza ngo kwizera kwanyu kurihe? Ni iki gitumye abakristo mutibyiringiro? Ni iki gitumye abakristo mutakwizera? Ni iki gitumye abakristo mutakwizera ku mwami wacu? Ni iki gitumye mwibagirwa? Ni iki gitumye musubira inyuma? Ni iki gitumye mwiheba? Ni iki gitumye bamwe mushaka kwiyahura? Ni iki gitumye bamwe mushaka kubivamo? Ni iki gitumye mushaka kwicira inzira? Nimuhamagare Yesu byose arabishoboye, kandi nta kintu na kimwe kitamwumvira, nta kintu na kimwe kitazi Yesu. Niba umuyaga n'umuhengeri bizi Yesu bigatuza, nta kintu na kimwe kitazi Yesu, kuko byose niwe wabiremye, niwe waremye isanzure, niwe waremye isi. Niyo mpamvu maze iminsi ntekereza kavuga ngo ese ni iki gitumye abantu bashaka
kuvuga ngo hari bashaka gukora ibyabo bitandukanye n'ibyo Yesu yababwiye. Abantu barimo gufata amavuta biguriye hafa nigeze naberetse aya mavuta bita ngo na amavuta ari kwimikisha abashumba. Naberetse ko aya mavuta muri ibi bihugu ariyo turya bayita zubuda. Narabiberetse abantu barimo gufata amazi oya Yesu yatubwiye icyo tugomba kwizereramo. Yaravuze ngo ni ngombwa ko ngenda ngariko mbasigiye Mwuka Wera nabamanukira muzabasha gukora imirimo n'ibita. Bivuze ngo Mwuka Wera ari muri twe, ni twebwe twenyine, ni twebwe. Mbese umunsi twizereye muri aya mavuta tugahura na Satani tutagendanye n'aya mavuta, mbese umunsi twizereye muri aya mazi tugahurira na Satani tutagendanye aya mazi, bizagenda gute? Mugarukiraho mwizere Mwuka Wera uri muri twe. Mwuka Wera tugendana ku manywa na nijoro. Nababwiye ko ndi mu bihugu by'Abarabu, ariko Mwuka Wera turagendana nkamubona uko bwije nuko bukeye. Mbese iyo mba narasengeye mu nsengero nizereye mu mazi, nkasengera mu nsengero nizereye mu mavuta, nkizera yuko ibintu bikoreka ari we mfite amazi n'amavuta, nari byari kugenda gute? Ariko ngendana na Mwuka Wera, ntakorana na Mwuka Wera, nkavugana na Mwuka Wera, kuko aricyo Yesu yaturaze Mwuka Wera. Ibindi byose ni ukubeshya. Musenge Mwuka Wera tumanukire, tuyoborwe na Mwuka Wera. Kibazo na kimurimo, nta ntambara n'imwe irimo Yesu ataturisha. Ahubwo niki kikubujije kumwizera nshuti yanjye? Ongera umugirire icyizere, hagarika kwirwanirira. Mukobwa hagarika. Uratekereza ko ahura abasore bagusabye ukabima, utangiye gutekereza kubaha ngo nibwo byakunda. Oya icyo kibazo urimo nikizahesha Imana yacu icyubahiro. Musore, mupapa wewe watangiye itorero ukabona biranze, oya wishaka kwirwanira ngo nawe ushaka izimbaraga. Icyo kibazo urimo nicyo kizahesha Imana icyubahiro. Wowe umaze igihe mu bushomeri, ndakubwira ngo tuza. Icyo kibazo urimo ntabwo ari cyo kukwica, nicyo guhesha Imana yacu icyubahiro. Tuza wikwirwanira. We mumama umaze ku musozi wo kutabyara, ndakwinginze garukiraho wishaka kujya mu bapfumu. Icyo kibazo urimo imyaka 15 yashira, icyo kibazo urimo nicyo guhesha Imana icyubahiro. Uzahagarara imbere ushima Imana, kuko Imana garura Imana icyizere kuvuga ngo tuza. Ntabwo Imana byayinanira. Yesu yabwiye umuyaga n'umuhengeri abwira ngo tuza, mutuze. Rero abantu bikwitiranya ibintu ngo tugiye gukorera mu mavuta ngo oya. Nababwiye impamvu Yesu yakoreye muri aya mavuta, yagira ngo atwereke ko ibintu byose ari ubigenga. Ariko twebwe ntabwo ibintu byose ari twe tubigenga, kuko dufite ikimenyetso cy'uko atari twe tugenga ibintu. Nuko ibiza bijya bigatwara abantu ntitubihagarike. Nuko ibibiza bigatwara abantu ntitubihagarike. Nuko mushyitsi ziza zikica abantu ntitubihagarike. Ariko Yesu yashaka kwerekana ko ibintu byose ari we wabiremye ari ubigenga. Igihe yabwiraga umuyaga n'umuhengeri ngo tuza, igihe yafata gutkonda agatoba ku maso agasiga ku wari impumyi akareba, yagira ngo atwereke ko ibintu byose ari we wabiremye biri mu kiganza cye. Yagira ngo atwereke ko ari we ubigenga. Ntabwo yagira ngo abitwereke ngo natwe tuzabikoresha nk'ikimenyetso. Oya yaratubwiye ngo Mwuka Wera ni ugomba gukora. Tugarukiraho twizere Imana. Mwuka Wera uri muri twe ni gukora, tukabwira abantu ngo muceceke. Kandi tugendeye ku batubanjirije ba Eliya, bagiye bahavuga ngo niba ndi umuntu w'Imana iyi mvura nihagarare, niba ndi umuntu w'Imana umuriro mu ijuru numanuka twika iki gicaniro. Nayo magambo bakoreshaga, ntabwo twigeze tubona ibyo bindi. Amavuta yabaye yo gusigwa Yesu asizwe kwa Mariya na Marita kwa bashiki ba Lazaro kugira ngo bahimbaze izina ry'Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye ndakubashye icyubahiro n'ikibi cyawe. Kubwira ijambo aba bagiye kuryumva rigira aho ribakura naho ribashyitsa, kandi rizabageze mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze urakarama. Shalom, ndabakunda. Mugira ibihe byiza kandi n'Imana y'amahoro ibamere umugisha. Mukore subscribe, share na comment kubanyuzwe n'ijambo ry'Imana. Duhore tubana mu ijambo ry'Imana.